hano mufite nk'amoko angahe y'inkwavu? agera muri arindwi. Afite amoko 7 y'inkwavu. Aha nk'uru barwita ngo iki? Ni lion head rabbit. Lion head rabbit. Waruje ko ntago rujyana? Oya. Nuko murabona ko rujya kumera ufite ubwoya bwinshi. Ubundi rufite umutwe munini, mu maso rufite ibyoya byinshi. Nese warantu henshi warusanga urukwavu? Aborozi rega barahari babikora nk'uko tunazwe tubikora. Nge natungwe Kayiranga mbabare burya umuntu wese ujye reka yerekana amarangamutima yiwe kuko ugiye kumwe ngo abandi borozi barahari. Ubu ngukugeza sayigiye nuko ngo sinabyemera so kubeshya. Ruriya ni rwo rwitwa checkered rabbit. Checkered rabbit. Ubwo rumeze rute rwo? Narwo bazushyiraho kuri kamera barebe. Naho rubona ukuntu rumeze. Yego. Ni checkered. Hakaza na rugenzi rwarwo. Ruraha narwo. Inkwavu nziza ziba zinagaragara neza. Inkwavu zinaruhura umuntu mu stress. Buriya nazo ziruhura. Iyo muri farm kuno bigenda bikorohora. Noneho mwakomeza kuri kamera nkabereka nk'urunguru rwitwa Angola. Angola. Guys, hano rwo tubonye bita Angola. Niyo mpamvu iki kiganiro muza kugikunda guys. Mwari mwabona urukwavu nk'urunguru. Ko narwo nduzi rusa neza. Rufite ibyoya byinshi bigakomera nka lion head, ariko rwo ruba rufite ibyoya no ku mpande hose. Ari ibyoya hose, ari ibyoya byinshi cyane. Tumaze kubona amoko nkane niba nibuka neza. Twakomeje hari amoko. Hano hari urukwavu rwitwa California. Wow. Urukwavu rwitwa California rabbit. Narwo mwarureba. Wow. Rurasa neza cyane. Ndabona rufite akantu k'akabara ku zuru. Karako ku zuru niyo karagiteri ya California. California ifite umunwa w'umukara, amatwi y'umukara, amajanja y'umukara. Ariko Kayiranga, ikibazo cy'amatsiko. Yenda dukunda inyama pe. Nta utazikunda niba kiya batazikunda kereka abo muganga yazikuyeho. Ariko ndi kwibaza. Izi nkwavu ko nduza ari zisa neza ahubwo wakora ukajya uzigira umutako. Urumva umwanda ntago zibura n'umwanda. Niyo mpamvu ntago zibura n'umwanda. Ntago zibura n'umwanda rwose, zirasa neza cyane. Kandi ni nini? Ziba ari nini. Nk'urunguru rwitwa Dutch. Uru rw'umukara n'umweru. Dutch. Guys, ibyo nabonye hano biratangaje, nagenze henshi ariko Kayiranga abatuyihuye ngo ntimuzave ikindi. Nukuvuga ngo murebe izi nkwavu, murebe ibiraro uko yabyubatse, murebe uburyo humutse, murebe uburyo hariho ziriya nimero zo hejuru. Noneho ni kode z'ibiraro. Ibiraro biba bifite amakode kugira ngo dukotore ikintu bita amacuga. Hano harimo P2, P2, K na W n'indi mibare. Amakode yacu, izo ni tekinike zacu dufite. Guys, ibyo nabonye hano biratangaje. Uvuga ngo nimba ugiye kubaka ibiraro by'inkwavu, hamagara Kayiranga bidesigninge utazabyaza amacuga. Ni ukuvuga ngo ni hagati inkwavu zabyaranye zivukana, ugasanga bikubereye ibibazo ngo Kayiranga yaguhaye inkwavu zigize gute zitari zo. Niyo mpamvu murebe agufashe kugira ngo ugire gute ukora ibintu bizaguha umusaruro birambye, atari bya bintu uzicuza, kuko ibyo dukora byose no kugira ngo dutange ibintu bifite ireme. Kayiranga ngende kubona hano hantu sinzi nzagaruka nicyo navuga kubera ko ibintu wakoze ndabona ko bimaze igihe. Bimaze iminsi ni ibintu byagize ireme. Nanjye sinaza ngo umunsi umwe aya marangamutima yanjye ashire. Urunguru se noneho ko nduzi rusa neza cyane. Urunguru ni crossbreed. Ngo ni ikivange. Urukwavu twafashe urukwavu rwitwa Flemish, turubanguririza ku ipfizi yitwa lion head. Wow. Iyi ni mix nyine iravanze. Kayiranga ngiye numiwe guys. Urugendo rwanjye rwo gusura Kayiranga murabona ko rwari rukwiye. Abantu benshi bazi ko inkwavu ari ukora kwa kuntu byuka mu gitondo ngo ndarushyira hariya, ariko Kayiranga siko abikora guys. Mwabonye ko ahinga n'ubwatsi. Ye nkihagera nagize ngo ahinga urubingo, ariko nta hinga urubingo rwo guhinka. Nukuvuga ngo nazo zarurya, ariko ahinga urubingo rwo kugira gute rwo guha inkwavu. Mwari mubizi sibyo? Niyo mpamvu mvuga ngo murebe Kayiranga, mureke gukora ibintu nkuko mubitekereza. Nanjye ibyo mbabwira nafashe urugendo, nari ngakwiye kureka kujya kumusura,
ariko ibi byose nanjye ndi kwiga, umunsi nzabikora nzamureba, sinzagira ngo nubake ikiraro kuko sinzi uko babikora, byanshimishije ndabikunda, ariko tekinike ni Kayiranga uzizi, tekinike ni Kayiranga wazi gusobanurira. Akabazo k'amatsiko Kayiranga, abantu bajya babikenera ibintu by'amahugurwa, mubigenza mute? Kuko hari abantu bashobora gukenera kampani yanyu bakaba bati irahugura, yaba ari imishinga y'abantu runaka, bimeze bite byo? Amahugurwa turayatanga, uyakeneye araduhamagara tukavugana. Akenshi tuyatanga muri weekend. Twavugana tugapanga, tugahuza availability y'uwo muntu na availability yacu, akaza tukamuhugura. Ndetse nta nubwo dutanga amahugurwa gusa, dukora n'imishinga y'ubworozi n'ubuhinzi, tukayikorera abantu bakaba bayitekoza muri banki bakabona amafaranga. Icyo nacyo muragikora? Bikora rwose guys. Kayiranga ni ukuvuga ngo ari ibintu bavuga mu Gifaransa ngo ni multitâche, nkuko yize ibarurishamibare. Urumva ko n'imishinga arayikwigira. Nimba udafite amafaranga yakwigira umushinga, ukaba wajya muri banki ikaguha amafaranga, akakwereka utangira ku buryo wa mushinga utagira gute udahomba. Ntuzirangareho, Mr Tech Rwanda yakoze ibyo agomba gukora, ahasigaye n'ahande nahawe. Urabona ko ariko hari ikindi kintu nabonye, aka kantu jewe reka nse ngafate nerekane utuntu tumeze nk'utuvaze two twebwe dukora, tuzigaburiramo ibyo mu nganda, shyiramo n'amazi, ibintu nk'ibyo. Utu tuntu twikorera abo nasuye bakoreshaga gakondo, niyo mpamvu kugusura biri bugirira abantu benshi akamaro, kuko urumva ntibamenyereye ibi ngibi. Niyo mpamvu za nimero zawe bazaguhamagara kugira ngo n'utu tuntu dukenewe wamufasha. Birinda iki inkwavu? No kuvuga ngo aka ngaka twagasimbuje utujerekani, twatagataga utujerekani tugashyiramo, zikanyweramo amazi, zikanariramo. Ariko urukwavu iyo rusimbutse y'amazi ruhita ruyamena kubera akajerekani kaba korohereye. Twigira inama yo gukoresha utuntu tw'ibumba muri sima, kuko nanone twabanjije nyuma yo gukoresha utujerekani twakoresheje utundi tubumbye mu ibumba bisanzwe, tukajya tuninda tukamenya, ariko twigira inama yo gukora dukomeye. Sinjya muri tekinike na tekinoloji yabyo kuko ndi kumva bidasanzwe, si ibumba sina vaze. Ubwo abazabikenera bazakwivugishiriza. Yecyo icy'ingenzi no kugira ngo mbereke. Nabakunda mukore subscribe, like na share nkuko mwambi babwira. Twuzuza 100 guys. Umwaka wa 2026 umwaka udasanzwe. Nibyo turi gukora ibisanzwe. Mwari muzi Kayiranga, stay tuned. Bikora